Ikaze nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, tugaruke tuganire nanone. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku moko atandukanye tubona ku isi ava he. Abazungu, Abarabu, Abashinwa, Abahinde, Abirabura natwe twese twatandukanye gute, byavuye he ko ibintu byagizwe ubwiru ntitubimenye. Mbere yo kwinjiramo rero banza ukande like kugira ngo iyi message ubutumwa bugere ku bantu bose bakanguke. Bamwe bavuga ngo nta kintu bibabwiye, sinzi ko abantu badatunze n'idolari rimwe badatungwa n'idolari rimwe ku munsi, niba kuko babayeho nta kintu bikubwiye simbizi, ubwo wambwira niba ntacyo bikubwiye. Kandaho like tubanze tuzamuke, manzu kandi like turebe. Sinzi ko ibintu by'ubyibaza, ngiye iteka nibaza ibintu nk'ibi, ndareba na kare narebaga nkatekereza nkavuga nti Abashinwa bavuye he, Abazungu bavuye he, Abahinde bavuye he, ariko nabirebaga kare ndebera ku Bafilipine. Abafilipine muri bihugu bya za Amerika, za Canada, Burayi barabatunze, barabazana, barabuzuza. Abahinde barabuzuza, ariko kareba ugasanga nta mwirabura bazanye muri urwo rwego. Abirabura baza barizana ubwabo, bakaza ari shuguri zabo bakoze, ariko ibindi bihugu biza nko muri program babizikoreye. Ibyo bihugu babikoreye izo program bakaza ku bwinshi, noneho ugasanga wa mwirabura aracyari inyuma. Niyo mpamvu mpora nibaza nkavuga nti ese abirabura kuki buri gihe dushyirwa inyuma yabo bose? Narebye kare ndatekereza ndavuga nti reba nk'uyu muntu w'Umufilipine ukabona bose ni abaturage, abapipo nyine bimwe ubureba, nkavuga nti nk'aya mahirwe bayahaye Abanyafurika bakaza ku bwinshi, ndibaza twari kuba tugeze kure. Reka dutangire rero turebe, twinjiremo inkomoko y'amoko anyuranye uko bivugwa, nawe utanga igitekerezo cyawe utubwire uko ubibona. Kuki rero ngiye nibaza ikibazo kugira ngo njye ku muzi ndebe ko ibintu byari bimeze ku itangiriro. Ese waba wibaza aho amoko atandukanye ku isi yose aho yaba yarakomotse bavuye he? Abantu b'amoko yose, cyane cyane Abashinwa n'Abazungu, Abahinde, Abarabu, bose bavuye hehe? Hari abavuga ko bavuye ku biva hejuru, byavuye ku yindi mibumbe, ariko reka tuze tubirebe. Ibintu rero bihabanye kure n'ibyo tuzi, kuko urebye neza mu by'ukuri usanga ibintu byose twabwiwe byose ari ibinyoma. Kuki ibyo bintu nta muntu ujya ubibaza, nta muntu ujya ubiganira, kuki bitaganirwa? Byafashwe nk'ihame, abantu bose babimira bunguri. Iyo urebye abantu rero bari ku isi, karamba baratandukanye uruhu dufite, ubona ko imico inyuranye, ibitekerezo binyuranye, byose biranyuranye, ariko ukibaza aho byavuye bikakuyobera. Ese byashoboka ko hari ibindi biremwa byaje ku isi noneho bikaba wenda nk'uko tubisoma mu gitabo cya Enoch, ko abamarayika baguye, baraje baryama n'abagore, babyara ibivejuru birashira igihe cy'umwuzure, ariko hasigara bimwe birarokoka. None aya mabara tukaba tuyafite. Abandi bakavuga bati byavuye kuri wa munara w'Ibabeli. Taturebe rero, iyo utekereje ku bintu bisanzwe, ibyo twabwiwe n'ibyo tutanabwirwa, kuko sinakwemeza ko hari umuntu uzi aho aya mabara atandukanye yavuye. Byanze bikunze tuzi ko abirabura aribo babanje, nitwe ubwoko bwa mbere bwabanjeho, Imana yaremye umuntu mu gitaka, byose ibyo turabizi. Ariko se Abazungu bavuye he? Abashinwa byo baje kuba Abashinwa gute? Abarabu babaye Abarabu gute? Bariya Bahinde bajya gusa n'abirabura ariko bafite rura ruhu n'imisatsi imeze kuriya, byose byavuye he? N'andi moko menshi byavuye he? Byose ni ikibazo tugomba kwibaza, tugashakisha kuko nyine kumenya ukuri ku bintu byagenze, noneho kugira ngo tube abambere. Twari abambere, none twabaye abanyuma. Nubwo bwose tuzi ko abanyuma bazongera kuba abambere none, ariko byagenze gute? Ibi rero bishobora kuba bifitanye isano n'ibintu twumva cyane ngo biva mu isanzure. Ibyo byose urumva biracyashakishwa, natwe nta gihamya ifatika tubifiteho, ariko reka turebe teori y'ibivejuru. Bavuga ibyo bivejuru ni ibiki, byavuye mu mwaka w'ibihumbi 2010 n'umuntu twagendana ku muhanda, twagiye kubona tubona ikintu kinyuze hejuru cyihuta, ariko cyari hejuru cyane, tubona cyihuta cyane kiruta indege. Ikintu twakiboneye rimwe, ntabwo ari ukuvuga ngo umwe yarakibonye n'undi arakibonye noneho ndakibona nyuma. Twagiye kubona tubona mu kirere ikintu kigenda cyihuta cyane, turibaza ni iki, turareba dusanga ntabwo ari indege. Ariko nyuma nibwo twaje kubikoraho ubushakashatsi kugira ngo turebe ibyo bintu byirukanka byihuta, dusanga ngo ni UFO nk'icyo ngicyo urebye nyine nashyize ku ifoto. Twarakiboneye neza, tukibonera icyarimwe, tubona ukuntu kirukanka kinyaruka, turibaza, ariko twaje kumenya nyuma ko ari ibyo bivejuru nyine bavuga
bigenda bituruka kure nibyo bavuga. None rero iyo teori bavuga ko ibyo bintu by'ibivejuru bishobora kuba byaraje bikajya mu bantu noneho bikaba byarahinduye abantu. Ibyo biravugwa cyane hano mu mahanga, za Amerika, za Canada biravugwa cyane, ariko ntabwo byari byemezwa. Byakomeje kugirwa ubwiru, akaba ariyo mpamvu tugomba dushakisha kugira ngo turebe aya moko atandukanye y'abantu yavuye he. Bavuga ko rero ibyo biremwa bya kera byari bifite ikoranabuhanga rihanitse cyane ku buryo byazanye ubumenyi, bitanga n'intanga ngengabuzima arizo za DNA ku bantu ba mbere ba kera. Ibi rero bikaba bishimangirwa na cya gitabo cya Enoki nakubwiraga, bavuga ko abamarayika baguye baje nyine birara mu bagore, abana b'abantu barabyarana, babyara ibivejuru n'ibyo byose. Ibyo tubisanga no mu gitabo cy'Itangiriro, ariko ntabwo babivugaho cyane, bahita bahushura. Ibirambuye ubisanga mu gitabo cya Enoki, ibyo nabyo tuzabiganiraho. Ibi rero bikaba byaratumye ibiranga abantu bitandukanye bitewe n'uruhare rwagizwe n'ibyo ngo bivejuru mu kwirara mu bantu kugira ngo biryamane nabo bibyare ibyo giants bavugaga. Iyi teori rero ntago iremezwa cyane ngo abantu bayishyire ku karubanda, ariko dushobora gutuma tugira nk'amakenga yo gushakisha ko bishoboka. Nibyo gusuzumwa, abantu baracyabivugaho. Uzajya kumva wumva ejo bundi baravuze ati ibintu byavumbuwe utazi iyo biturutse ubone bitwitiyeho, ariko aba bantu iteka bakora ibintu nyine bakerekana ibintu babeshya, ntago bavuga ibintu by'ukuri ngo abantu bimenye. Turebe rero muri Bibiliya. Tugera kuri Bibiliya, abashakashatsi barashakashaka hirya no hino bakifashisha na Bibiliya, ariko cyane cyane bagaruka kuri ya nyubako, wa munara w'i Babeli dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Bivuga ko Imana rero yasandanyije abantu barafite ururimi rumwe, bahita bagira indimi 70. Abantu wenda akaba bavuga bati n'aya moko tubona n'uyu mubiri w'uruhu tubona utandukanye bishobora kuba byaravuye aho ngaho, ariko ntabwo byari byemezwa ngo abantu bamenye ibyo ari byo. Hari umushakashatsi rero uzobereye mu Misiri n'ibintu by'ubuzima bwa kera nk'ibyo bivejo n'ibyo byose bita Bill Carson, sinzi niba muzi, wenda hari abamuzi. We avuga ko kariya karere kugeza za Iraq, nanjye ndabyemeza, ejo bundi narabibabwiye, hahoze ari muri Afurika. Hari ahantu rero birazwi ko hari harifite tekinoloji ihambaye mu byo kubaka, mu mibare n'ibintu nk'ibyo byose. Bikavuga ko Abanaki, abo bita Abanaki cyangwa muri Atlantis, abantu akaba aribo bashobora kuba barabigizemo uruhare mu guhindura impu z'abantu n'amoko. Ibyo bintu urumva ko abantu batangiye kubinuganuga, ariko ntago birashyirwa hanze ku karubanda ngo byemezwe nk'aho ari ihame uko byagenze. Hari undi mushakashatsi rero witwa Jesus Sidiar, yanditse igitabo cyitwa Verne Code. We avuga ko mu myaka y'ubushakashatsi yakoze kandi agenda no ku mwuka, avuga ko abantu ibyo bavuga ko bavumbuye byose ari ibinyoma, kuko ibyo bintu ngo bavumbuye byahozeho kera na kare. Avuga ko rero ubwo ubuzima bw'abantu bwagiye buhinduka ngo buhoro, cyane cyane akavuga ko abantu benshi n'uyu munsi bari mu buyobe, ibyo babwiye byose ari ibinyoma, ahubwo hari ibanga rihishwe ryagizwe ubwiru bukomeye cyane, ariko nawe atavuze ngo ashyire hanze abantu ko bagiye bahabwa igice. Ntago abantu bahawe ukuri kose, barabeshywe, akaba ari byo byose twibereye mu binyoma. Abantu rero bemera ibivejuru bavuga iki? Abemera ibivejuru bavuga ko ibyo bivejuru bifite ibimenyetso byinshi ko byabayeho, kuko ngo bagendeye ku myandikire n'amoko ya kera byerekana ko ibyo bivejuru byabayeho, aho bavuga ko byagiye bigisha abantu gukora ibintu bikomeye kandi bishobora kuba byaranavanze DNA ari nacyo gituma abantu bavuga ko urya mwuzure Imana yawukoresheje kubera ko byashaka kurangiza inyoko muntu kugira ngo abantu babeho basigare barahinduye abantu. Akaba ari nabyo biriya bintu bakoze bya 2019 byo guhindura abantu, batera abantu, kuko Imana itubwira ngo uko byari bimeze mu Itangiriro niko bizamera no mu gihe kirangira. Ibyo bintu rero by'ibivejuru banavuga ko ngari byubatse ari amapiramide mu Misiri, ariko ntago byemezwa, iteka barabihakana, kuko ntago numva ukuntu ari amapiramide yaba yubatswe imyaka 1000 hafi 5-6 ishize,
hakaba harabuze n'umuntu n'umwe uvuga ukuntu byubatswe. Nibyo njya ntangaho urwenya nkavuga nti uriya Pythagore, iriya bita ngo Theorème de Pythagoras, bavuga ko ariwe wavumbuye iriya teoreme ye ariko yavutse hashize imyaka irenga hafi 1500 ijya ku 2000 amapiramide yubatse, kandi muri piramide hakoreshejwe iyo teoreme. Ni gute wavumbura ibintu wavutse bimaze imyaka hafi 2000 biriho? Urumva ko ntibikunda. Niyo mpamvu rero abahanga b'icyo gihe bavuga ko ibyo bintu byose babifashwagamo n'ibyo biva hejuru, ariko ntabwo baduha inyandiko ngo bazishyire hanze. Babigize ibanga kugeza n'amagingo aya, banze kubivuga ko bazi ko byanze bikunze niyo bishyira hanze tuzahita tumenya ibyo ari byo. Ni iki rero bivuze muri iki gihe? Iyo ushyize inyandiko hamwe za kera ukazigeranya na Bibiliya, usanga hari byinshi bisa. Nka Bill Carson ngo navugaga, avuga ko iriya Bibiliya dufite yandukuwe ivuye kuri tablet ari ibintu by'amabuye kera bandikagaho. Iyo ugiye ukabihuza ukabishyira hamwe, usanga ibyo muri Bibiliya n'ibyo byanditswe kuri aya mabuye byose bisa. Ariko rero Bibiliya urabona ko iyo bayanditse mu kinyejana cya mbere nyuma ya Kristo, ariko ibyo bintu byo byariho imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ni ukuvuga ngo aba bantu bafashe Bibiliya barayigosora kweri. Ndabyemera ko bayigosoye, wenda hari ibyo bashyizemo baduhaye bike bike, ariko ibyinshi barabihishe cyane. Urumva ko nimba mu biyanditseho ibyo bintu imyaka ibihumbi n'ibihumbi birenga 5000, ugasanga birasa n'ibyo muri Bibiliya, kandi Bibiliya yo yanditswe mu kinyejana cya mbere kuzamura. Urumva ko iyo myaka ibihumbi n'ibihumbi mbere ya Kristo uko ibintu byari bimeze ntabwo ariko bimeze. Hari n'abavuga ko badatinya kuvuga ko Bibiliya yagizwe igikoresho cyo kugenzura abantu, kugira ngo ikontorore abantu, bashyiremo bayivugisha ibyo bashatse, noneho wa mwimerere wa Bibiliya barawudutwara. Akaba ariyo mpamvu duhangana hano ku ijambo ry'umwimerere, kugira ngo tugarure umwimerere nyine uko ibintu byari bimeze. Ni ibintu bitoroshye, ariko byanze bikunze turi kumwe na Mwuka Wera, kuko wibuke ko mu minsi ya nyuma Mwuka Wera niwe uzongera kuza aduha iryo jambo bizaba. Ese niba Imana yaruteye mu ishuri yayo kandi dukunze, kuki tutamenya ukuri kose? Ibyo bituma abantu benshi bibaza, kuko hari ibinyoma byinshi byigishijwe, turabyemera tubimera bungure. Hari ibibazo byinshi twibaza. Tangira wibaza ibibazo nk'ibi: kuki abantu batandukanye, kuki abantu bose babonera Abanyafurika bakumva ko Abanyafurika turi abanyuma, kandi ibanga bibitseho tuzi ko barizi ko ari twe bwoko bw'Imana? Benshi barabihakana bakavuga ngo bimaze iki, ngo nta kintu bimaze. Nakubajije nti, reba amamiliyoni ari muri Afurika atabona n'idolari na rimwe ku munsi. Uko babayeho, nimba wumva utabayeho uko babayeho, kuri njyewe ni ikibazo gikomeye cyane. Mbere yo gusoza rero, reka nongere nkubaze, komeza nawe ushakishe, kanda like nanone niba twakomeje kubana, wibaze icyo kibazo kirebe, ushakishe nawe urebe, uvuga ati se ibyo bive hejuru niko byagenze, se ni kuri ya munara wa Babeli niko byagenze. Urumva ni ibintu by'uruhererekane n'uruhurirane abazungu badushyira imbere nyine kugira ngo baducange tutamenya aho biri. Ariko icy'ingenzi tuvuze tuti ko tuzi ko Abanyafurika baremwe bwa mbere bakazamuka, inyoko umuntu wese ikabituruka kuri Afurika. Twaje ubutware gute? Twaje gutera umugongo Imana gute kugira ngo dukureho ubutware? Aba bantu baje kuza gute? Batuvanyeho ubutware gute? Noneho iryo kosa twakoze turimenye, ntituzongere kwisubira ukundi, Imana idusubize ubutware. Ibi rero byo kuvuga ibyo baduha byose ntabwo tugomba kubyemera ngo tubimire bungure. Bitwereka ko hari byinshi tugomba kubanza gushishoza, tugashungura, tukareba tutayimize bunguri, tureho byavuye. Niba rero waba ufite igitekerezo kuri njye, andika, utange igitekerezo cyawe, maze dukomeze dushakishe kugira ngo tuzashyire amatsiko twese, tumenye aho ibintu byavuye, tumenye abantu bakomotse, noneho niturangiza natwe twandike ibyacu, twandike amateka yacu, kuko batwandikiye amateka, batwiba igitabo, bakigira icyabo, barakidutekesha, bamaze kukidutekesha batuma tubakurikira buhumyi kubera ibintu twamize bunguri. Igihe rero kikaba kigeze cyo gushaka ukuri, tugomba kwikuramo iminyururu y'iyozabwonko badushyizemo mu mitwe,
kuko iyi minyururu ntabwo tuyambara ku majosi nk'uko murabikwereka. Iminyururu ahubwo bayishyize mu bwonko kugira ngo koko tugere ku bwigenge nyakuri aba bantu, kuko nta neza n'imwe batwifuriza. Niba wifuza rero kubohoka, tangira inzira yo kubohoka ugendeye mu bitekerezo, noneho ujye uza hamwe natwe dukomezanye urugendo, kuko ibyo twahishwe kera na kare biri kugenda bisohoka gahoro gahoro. Wibaze nk'uku nguku abantu basangire, ubu ni ukuvuga ngo ntazaza undi ufite ubumenyi kuri ibi bintu atubwire ibi. Noneho uko kuntu mbitangije, hari umuntu ugiye kuza wenda avuga ati ntabwo nari narabonye aho mbivugira, ariko ubitangije dore ibyo mfite, undi azana ibyo mfite, dukomeze dushakishe. Noneho ibyo umuntu azanye bimfashe gukomeza gushakisha, nanjye ibyo ntangije ubu ngubu bigufashe gushakisha, noneho twese tuzamuke gahoro gahoro. Ni uko nguko abirabura tuziyaka iminyururu y'iyozabwonko badushyizemo. Kanda like rero mbere yo kugenda, nanone usangize abantu, wiyandikishe. Kandi nanone nkaba nkomeje kubashimira mbivanye ku mutima abantu mukomeje kwiyandikisha, muraba agaciro cyane. Muze dushakishe ukuri, kuko ukuri niko kuzatubatura byanze bikunze, noneho tuve ku ngoyi y'umubisha. N'ubwo bwose tuzi ko uko filime izarangira neza dusubiranye ubutware byanze bikunze. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov meyod.